kamera mahanga yose azagukorera kutayiteraga siko wiye abantu bageze hano kutinyaga gutera indirimbo njyaga gutera indirimbo ntarigira dore harige ahubwo zuru kugira ngo usibye ibyo ntinahanuranyeho n'abantuza ba Bernard nahanuranye hehe yantumye ibintu nje ngo Imana yamubwenja kubivuga ku bantu basi we kuja hanurana na barabana uzivangirwa rya Bernard ako nanje nese mbimenye kuko ibintu yaraye kumbwa ntaho byari biri guhura yigeze kuvuga ngo mwijuru kuzima habaye mwijuru agacurika amateka ga Bibiliya akavuga ba Yohana akabavanga n'abami ba kera bo mwisezerano rya kera nyuka bona si ibintu asobanukiwe ta kumugoroba wamfasha ukangira kwa Kanziga ukaje kumusengera ko ntaraboneka iduka rye ngo riri guhomba akeneye isengesho urakeneye amashengesho ubwo ko nawe uzosha abantu barajiginwa nawe ngo yarataze mwihorera ahubwo icyo urakora ni iki wenda wambwira uti shaka umuntu umenyereye ubucuruzi akwigisha ukuntu bacuruzaga nabyo kwirigura aje gusengera imibare ntabazisengera oya gusengesho ry'inyatsi n'inyatsi senyatsi kuja kumusengera aba nawe uracateranya abantu ngo uje kubasengera bafite amashinyaga inzoka we sira cakubagira ngo rimwe umubiri rwose kikurana na kiraturukana mu gatsitsi no kikazamuka mwivi cagera no muri nyatsi burakigashinge ako guno munsi mwana bitsibije nta murakora ntoya baraza mukanya barata ahubwo sinone ko ahantu hadateguye ntamfashe ukabura hateguwe hari ico hatunganye noneho intebe uzipange neza n'ameza ugashireho dore ubundi barabyinye ntureko nimbuga bahisikimuye uko bazahatsindagira bizarangira habaye nko ku rutare none kandi ugu munsi hateganyijwe kuza abaraza b'ingenzi n'abantu bafite ibibazo bitandukanye gukorerwa deliverance inyatsi kubura urubyaro banyatsi zawe ndi imbere y'Imana nta inyatsi reka mbese ako wajya urajya kwizera wa ko izera ndakugeraga iyo bintu umuntu akoze bikanga bibaga byanze byo by'inyatsi nibi n'abafite abo bafitanye inzigwe ushaka wenda abo ngabo binzanga nubo wababwira uti muke mu mitima zanyu ati ngo mwana reka kuva mu isi nayo ukakuvamo niyo nzira yo kuja mu bwami nawe mboje kujayo gira rero ahantu sikuru kuvuga nkaho wagira ngo ntawe ura hafi nawe uragiye aya urumva ntuzayirandakariye inde barashikinwa mwaranze kura kumusengera ejo bundi inzoga yirarenguka yararahiye nabyo urabisengeraga kandi mbese nyine byatumye umucika bwarajya kumureba ngo ncire wiki niki nawe tegura ukuza abantu barategura ejo bundi wabiteguye nabi sina bimwe bicara bari kureba mu izuba kandi bakwiye kwicara bari kureba iyo riri kurenge gira ndaje yewe kanebe barashikinwa nimba musahari yararusengeje rwose rurashira none se ahubwo ndakoresha imezi imwe ndakoresha amezi abiri nshiraho agahe ngire reba yayindi yakayitari iyo ngiyo ntacyo ntacyo shira hiyo ngiyo kandi usigame ikibuga kinini cyo kubyiniramo ndebe amukobwa w'amakora ni hari ahantu nanyuze nkumva idini ryawe bari kurivugaho bari kurivuga hiki ndayo kwishimira ngo ryo ricishaga muri gashiramo utuntu two gukeza ngo mbese ngo mukidagadura ngo babanye yakorasi uzi kurinda wa mubyeyi wazaga w'ipendo uramubyeyi yavuyemo bararicugusagana n'abantu bakajamo akajana kubutaka akigosora mbese Imana sha gira rero urukumbwira ko ibyo urakora ndazi kana ko muhungu yarusengeje rwose rugashira nsengera inzoga yasigaye ngaba Yesu bishimira igo izina rye ryiza iyo muri mibabaro rikaba
ntibatinyura. Sabi. Sa. Ye. Umva nkubwire. Umva nkubwire. Hayi nka. Uko rusi. Gusohora intebe. Kuzindutse kandi abandi bataragira. Hicari hari ibyo ndi kugushakira. Hicari. Ariko nibanga. Nibanga. Yezu we ubusi. Urategereza rero abandi baza. Mu by'ibikize. Kuko hano nta unasanze agiye ntaho kananje ndi gutegura. Nta byagorana kugira ngo rero duhuze tugire yahageze si yahananze. Uya aragiye arongera garuka. Ngaho nyumvira kuntu uri gicu. None se kumwirukanye kandi hari nje wari umubwe ngo turahurira aha. Kanihe kandi ari we wijanye ngo ngaho ndebera kuntu uri gicu. Wagiye gusingo simubwe ngo namanuke aze ndamusanga nka. Vuganiye kandi mubaye mababisikanye. Tubisikaniye hehe? Data sohotsa haguca ari kuzamuka ari kuzamuka. Ni sikuru kumbwira nsa. None wowe ukumbwira nde? Ndumva kuntu uri igicucu. Ahubwo nari nyobe kuntu yabageze hano akaba yongera akagenda. Inde? Ndaronze. Kuronka gute? Impe. Iki? Mbese ubundi umbonaga gute nsa? Mubona gukunguka. Ngiye kugukinisha diru rero. Zijanye n'iki? Kandi mbabarira umfashe nibanga nanje ngiye kubikora mu buryo bwo kwiyiba. Sibyo? Ndi kukubu nyine nibyo ndi kukubwira ngo ndaronse ndi kugira ngo ntize hano n'iminota mike. Ndi konsa. Izina ry'Imana nje ndi kugira umfasha ka service koroshe. Gutize? Ni minota mike 7 cyangwa 10 cyangwa 20 cyangwa 30. Bibika uburiri bwanyu se bukiri buzima. Yategwa n'uburiri uri kuvuga ubwari. Uburiri busanzwe ni minota mike. Uburiri dufitana ubuzima n'ubwa data nibwo bufite ibiti bikomeye. Ico sinone njarwo ndabandi gutinda si minota ingahe. Ugiye gukoreramo iki mu buriri? Ndamubwiye ngo tuje mu bishimba arangamwa. Aho uzi ko abakobwa bikigena bigize abarozimwa. Bonaho yajyama ngo mu bishimba. Ushaka no gusambanira? Gusambana ninde uvuze ngagiye gusambana kandi nsabi ndi ni bicyanze ko muja gukora mu bishimba. Ndi kukubwira ngo ndamubwiye ngo twinje mu bishimba aravuga ngo ntayajamo ngo ibishokoro bitamujamo. Ibishokoro byagutwara iki? Byari biramuje harimo biki? Muri bishimba bya Karemera ukubizi neza habagamo inzoka. Ninde icomwe mugiye gukora su gusambana suko? Ntago ariko ntago ari ugusamba n'ugusambana se n'ugusambana he kari ukwiyarana. Bwiza ukuri rega turi mu kigero kimwe turangana nanje ndi nkawe. Ntago tugiye gusambana. None uri gushaka ibyumba by'ikirere. Ni ikiganiro gitoya cy'iminota mike zitarenze 10 cyangwa 20. Wewe nawe mugiye kugira? Yego. Ako nta myenda mwambaye. Wenda imyenda niyo umuntu yazikuramo ariko ntago ari ibintu bikomeye abantu bagiye gukora. Uragana kugeza muri 20. Byaranze neza neza. Biterwa n'uburyo waganiriye. Ubwo ugeraga inkuru nyinshi. Oye. Nanje ikiganiro canje ntogitindaga. Mubariraga inkuru. Naje kumva zirasize. Nawe uri nkanje. Nanje nuko. Umva. Ntago narumvise ngo biterwaga n'inkuru wabaza. Bo mari na rimwe birategwaga. Ije ako danu ururimi rugukoresha. Ururimi. Kororimi rwanje ko mvugaga indimi nyinshi. Urarusa ndi umunyamahanga. Amanyamahanga. Izina ry'Imana. Byavuga iringara se. Iringara. Wenda iringara ntinarivuga ariko igiswahili cyo nakivuga. Nzambe nayo. Iryo uvuze ni iringara. Nzambe naho nagari iringara n'igifaransa. Ibyo izo sinzi ivuga. Ndi kukubwira nyine niba gukora kuri. Nzuka burukunsaba ngo nsabe ngufashe iki. Ndikuga ariko so bigiye nasabe ndavuga nsarare. Nyine mbwira. Ni iminota mike. Kugira umfashe kunyinjiza mu kandi kanya ugahita wowe ukagira ute ukansohora. Nje mfasha. Narangije kumwemera ko wahampaye. Azi ko hano ari mu rugo. Mbo. Ibyo bintu kubikora nabikora. Aha. Ariko nanone nta nabikora kuntuza guco gusa. Kuki? Kuntuza. Nasuru kugira ngo nabikorera ubu. Wikwirirwa urahasasa nta kibazo ndahisasira. Chaka kugira ngo uvuge guca amafaranga. Ngaho nyine umva tuvugane. Wavuga se. Ariko si ubu ngiye urukugera ibintu tubyasasa abantu bose bamenya ngo ruse yavuze ko. Gashandi kukumva ibyo bivemo.
nugusamba nushaka wabuze iyo ubikorera uje gutira iyi nzu. Inde wabuze aho bikore. Ubaga kanya nshaka no mu hoteli ntinajamo. Umuntu urukuja gutsindagira abakobwa abandi mu bishimbo ufite mu bihe mumba bare mu nyumvira umunwa gwawe. Ubeje bo ningiye kugera mu kabare nsanga inkuru yabaye kimomo ngo rusaye yagiye mu bishimbo. Ndakubwira ngo sinsambanye. Murinze bishokoro byo mu bishimbo n'inzoka zo mwakaremera ni bari mwana mwakaremera. Ariko wava mbese wavuga manje. Ufite angahe? Dore ngaga. Ico ni igiki? Ni igihumbi gusa. Ariko sinsa ubu nta nubwo wafasha nk'umuvandimwe. Fika nkubaze. Karuko wenda tutari kubihereza izina ryabyo bwite sirogi urugushaka. Irogi ubonye byanditse he icapa kimanitse vuga ngo ni icumbi irogi yo gusambanira mu gato nduraye mu kari iminota mike yangiye gukora hano rero umukiriye twakiriye nta mukiriye twakiraga ngo tuje munsi y'inote ya 3 ariko so bunsa ago mafaranga wewe bakaguciye wakwemera ukagata dufite hasanzwe dufite no muri VIP ushaka 500 ndakujaniye hepfo hari agahuru n'agashamba mu gahuru niko kukubwira ngo yahanze ngo ibishokoro bitamujaho kasenyisa hano hepfo karahari niba ushaka VIP mu cumba ca data muri 3 mujane mu nkwereke uri kureba ariko ubu uri kubona nsa nk'ibintu bagunkoreye ku izina ry'Imana upfuye nkaguhamba fata rukumpereza igihumbi gusa sinje twakorana kubera ko mbikeneye cyane nubwo mushandiko gose ugwe mushandiko kujana mu Burundi kubona usa nkaho uvuye no gushikira muri koperative uzi inoti ya 3 nuko tuve nta wasamba nta wambabarira ko nkwinginze ko ngupfukamiye ukankemurira ikibazo nanje ko kuramutse ugize ikibazo nakigukemura nsubundi wowe usambanaga wenyine nakiriye ku buryo wambwira ngo ndagwera ku giciro ntaheraga abandi ni wowe wenyine nakiriye ubu ntago ndi umuvandimwe ntituve ndimwe mu busambanyi bwawe ngaho rero ikindi kintu ugiye kumfasha sibyo ugiye kwihangana ureba hano ugiye sibyo inde none se nza uri kugira ngo abantu baganire nawe uhari mubwire mubikore upfukunyira ntasakuze ngaho rero ngaho nibuzi kubaga nk'umubaji cuka bikaba nk'iby'ikimashini kiri guhinda umbwire nabyo mujana handi agiye kugera hano ntumubwire ko hano ari iwanyu mubwire ko ari iwanje narangije kumwemera ko inzu ari nje wayubatse n'igipapuro cy'ubutaka ntakimuhaye none sibyo nishuriye nyine yego gererwa uguze irogi icumba gitoya cyane cyo gukoreramo ibyo urakoreramo ugahita wita nakubaza ngo ni kwande uravuga ngo ni kwande ntabimbaza sawa uguruka umunyoherezaho nkande mbese ubundi wahavuye akaza udahari simpavuye ndi hano hafi ko urakora ibyo urakora birangire kandi ikindi ugire vuba ariko sihora ibyo uzi kutaragira vuba ibyo uravuga abantu ntawo hano hari izindi serivisi ziteganyije kuhakorera guno munsi gwinde inzu n'imbera byombi none se none aho umaye warangije kwa hana abana sinarangije kwa hana abandi hari ibindi ubonye nari gusohora intebe nari gutondeka ameza nakubwiye ibi bintu bibikuyeho utegereze umuntu akora ibyo akora birangiye sindi hakuye nawe kora ibyo urakora vuba vuba uvanga ndi kukubwira nta yari yaza ndacamutegereje ukomeza umutegereza ariko nakomeza gutinda ndabitsibye ntumbaze ishuka ntumbaze ikiringiti ntumbaze ikirago ntuvuga ngo ibyo bishogoshogo birakomeye kandi umwo hagati no ku mpande ukuntu numva hatose ubwo haratose nyine nta kindi ibati ryarafunze aho ndebere nose umpaye irogi riko none nje ko ncuruzaga ibiri hari ndabirema gusa ncuruzaga ibihari rwose abandi siko bazaga bagakora nta kibazo warahindutse mana umuntu yahoze akoraga imirimo zijyanye n'ibyigera none ubu yamajije guhatira umutima we warayobye burundu na satani bariyunze babicute komera mukaje amahoro ariko urazindutse we iba wicara aho ngaho n'abandi baraza uri gushaka iweho
ari mu nzu umugabo wawe Umugabo wanjye si byo bikunze. niwe wanze ibihurura Siliveri ntibirirwaga bari kumwunamisha hirya muri za cimbazi no mu mbingo bikore si wikuze n'ibintu ibyo simbifitemo ihenyu ariko sina n'amafaranga nta mafaranga nazinje ndi umukozi wawe nose ndakoresha iki kuri kubona ko nta kindi kintu mfite wacomekaho iyo bote urusuru ntago rwabase ariko nsa wansayide ariko wamfashije nsa nkariko kagwenda urwanone iyo mu bihuru wari uganye no mwizo ntoki zawe zino ngibyo byo bishimbo byawe wari uratumane simwaje muri namenye ico ndico mukantandukanya n'inuzana kugira ibyo ukora byihoreye nabyihoreye mpamahoro ntagashasha no mwakwemo umuntu urebe cyangwa uzirikeho ico gikoti ca data kiraho ngaho ku mushumari hejuru ubundi ntimumenyeranye muri kwihishanya mumenyeranye ariko mana arusi yaragiye Mwaramutse. Muraho. Ngaho. Yesu nashimye. Yiga. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Mwana mbagoye. Amahoro. Ruzi. Yesu nashimye. Sibo. Yesu nashimye. Mwana nyirane. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Karibu. None ni kwibaza Yesu nashimye. Nakwibaza mwaheze. Kumbi mwabaye nk'abarindanye. Rero Twagize ikibazo kagahungu karwemera kagasurugunyu ngo kaguye mu mukingo ubwo rero naho turahageze tuhashira isengesho ziko ari ku muhanda abantu bagiye barahadusanga ngo ni nkaho twabaye nk'abanyindanye ariko turindana mu buryo bw'umwuka tutanateganyije cyane murambe Yesu yabarinze yaturinze ni karibu murakoze aba Yesu bishira mwaramutse ibamara ikabatinyura mari ibabaro ikabatinyura iyo ngabo yanjye nziza muraho azengurutse urutare n'uwakaho inzu yanjitagwa ndasaba wemere ishimwe ngushima ubwo nabasha kuvuga ibigukwiye nuko Yesu yashimwe ubwo nabasha kuvuga ibigukwiriye jewe ari ikintu ndi kugira ngo nkubaze wayikize kandi hari ikibazo ugize kumvikanye ko ari ndi ugiye gukorera hano bijyanye n'iki zinzu ntaho nakubwiye ko ari mbera byombi none se abo bantu ndi kumva baje hano gukora iki ntabwo bari bazi ko ndimo barabara ni abakirisitu bacu baje gusenga ngo abaki abakirisitu baje nose gusenga unzaniye abakirisitu kandi ngomba amaze iki ariko twayikiza hari ukubije gukora ibyo urakora nakubwiye ko nje hano ndi umupasiteri naje kubwiriza huye none se wababwira bakava hano ngakora ibyo ndakora bakongera bakagaruka
hari ukubangamiye se hari bari kumbangamira humura nawe ndabibwira nibanga ryanje nawe ndakubwiye ngo bari kunsakuriza ni ibiki nakora aho ibintu bigeze byajemo na data ubwo abakoresha babiri ngaho nyumvira ku izina ry'inzu kumuhamagaye ngaza akora iki ko tumaze kumvikana iyi nzu ninje wayubatse ibyo byose kutari wabimbwiye hakiri kare ubwo rero ubimenye ubu ngubu ukore uzi neza ko abakoresha babaye babiri ubona ndi gutegeka ndi nje nyine mpari ubu byanabaye ko na data byangombwa kabahari ubu naswaje kuzatanga naho gandi mabwiriza ntabwiriza aratanga ariko nabyo ugomba kubikora wigengeseye kuko uzi neza nyine ko ahari ngaho mumbabare mu ibi bintu kwe kuba wabimbwiye hakiri kare nkaza gukora ibyo ndakora ari ibintu ushaka wakogwa iki ndakubwiye ngo abantu ntago mbashaka bavane hano ibyo bintu biragoranye si gute ntago ari amafaranga byamaje kugeramo data biragoranye cyane okay nkora iki kugira ngo abantu bave hano nkora ibyo ndakora nawe byagusaba nyine kugira kuko nakumvikana na data akabikora akabishira mu mujogo ashaka niba umuntu ari umujo yafashe ari n'umwanzuro yafashe gukora ikintu kimuri ku mutima ongera amafaranga nyine ibyo ushaka nangahe ndakuhereza ariko ukakura amacuho hano washira nk'ibihumbi 90 se 90 gakava reka niteraniro ryose ushaka gutsibya reka nkwerekere iki ngiye kukongera 2000 nenda gura agakingirizo nemere mpfe gukoresha isogisi ariko aba bantu bakure hano ako kucyubaga nk'umwana ariko si ahubwo we kubera icyo baga nk'umwana ubu umuntu araguca 90 usubiza 2000 ibyo bintu birahurira nanga gukorana gazane ntagire umuntu umwe nongera kumva antejeje umwanya pa anda hano ngwiki anda hano ntago agenda gate nagiki bose mfite ukuntu nabisobanura cyangwa ngo mbivuge mbivimuzi ku buryo wahita ubyumva neza cyane ko ari n'ibintu binatunguranye ari ibintu twatekerejeho cyangwa dupanye cyangwa tunoze ku buryo nyine wahita ubyumva nk'uko biri ariko muri iyi nzu hari ikindi gikorwa kiri kuberamo kaca imbatura mugabo ubwo bisaba kugira ngo twirinde ku mpande zombi tutabangamira umukiriya kihe igikorwa cy'uko hari umuntu nakiriye akaba ari kwifashisha iyi nzu nka rogi nka rogi rogi hari abajaga umuntu akajana n'uwe bagakorana ibyo barakorana ibiki barakorana ibyo busambanyiza ngo iki mwa iki mu yihe nzu iyi ego bikirama kwa pasiteri none ni barakenge niyunguye akaba ari ubundi bucuruzi natekereje bwumva bitari kuzana inyungu bajye kuza mu nzu yanje uzi ko icyo gihumbi kigati ari cyo kiri kujana n'izo serivisi bari gukorera amahanga hasi Dekasha kuza gusambana mu nzu yanje suka minota y'igihumbi uri kugereza ngo bampaye ngahe fata hava no bampaye 500 nuko iki gihumbi kikava he 500 nyine Haleluya. Amen. Haleluya. Byose biva mu rugumuga. Biva mu rugumuga. Biva mu gusenga. Biva mu rugumuga. Biva mu rugumuga. Biva mu gusenga. Biva mu rugumuga. ikindi nubwo byanakunda ntabwo bishoboka mu nzu ya pasiteri ikindi agomba amafaranga kuguhereza nagarago kugira ngo nyine ngo urebere ibi bintu biri kuba guco gusa bibangamira aba bantu bari manga ngene ubwirira ateraniro muterane vuba mutaye ku noti y'igihumbi ko ku noti y'igihumbi bararangiza gihe ki nta haratinda ngo dore rero mwana mfite itorero hano hanze uramenye ntabwo umunsi nanze ko dusengera he mu nzu nk'ubwo kuko ibintu bimenyekanye biramenyekanira hehe bashaka akabazo ushiramo kuri igihumbi ni make ibintu byawe byo gutwagwa n'umwuka ugasanga ushizemo indirimbo zo mu
ongereho 500 mubwire yongereho inde ongereho 500 jizi ndakongeraho ngavanye bansohorere mu nzu soni ntago ndongeraho gakorere cyangwa usijyeho ese uko ko mwana we tuzasenga duterekere tugire umushime Viva Murugumu, viva Murugumu, viva Murugumu, cyane viva Murugumu, viva Murugumu, viva Murugumu, viva Murugumu, kwambara neza kurya neza kubaho neza mu mahoro kuba igihugu cyacu gifite amahoro byose biva mu rugo mu Yesu nashimwe warya neza ukambara neza ukabaho neza ariko udasenga fata ku mavuta byose ni ubusa fata ku mavuta nk'uhagaze aho mutuye mukonye Haleluya ibyo byakora umuka komeza bakorera Yesu nashimwe arega turaba gupfa tuba twarapfuye sari benshi bagiye se babarusha ubutunzi babarusha amatama meza sigoroza we hari benshi bapfuye bakurusha ibitama sibyo ariko kuba weho ukiriho si kubwawe haleluya itorero ryacu rero rikwiye kuba itorero ryubakiye ku rutare itorero rifite imizi itorero rifite ibikorwa yego rifite gihamya yesitari mu mavuta amen haleluya nibuka byara abana byari ibintu bikomeye cyane umuntu akakubwira ati yewe uyarutwa n'upfuye nubwo akivuka umwana avukanye amenyo ariko iyo abaganga barambwira bati muze yapfa umeze nkaho ni nk'itungo wabyaye ariko reka mbabwize ukuri imana ikorera mu bidafatika kugira ngo ngo niyo mpamvu ibyahishwe abanyabwenge yabisobanuriye abantu kugira ngo hatazagira uwirata ngo nize kaminuza nize Harvard nize hehe sibyo ibyo byose iragenda iravuga iti ko ibimenyetso byose mbikuraho kandi imana igiye kugukorera ikintu imanza yakuraho ngo mvuka kwa ntuza mvuka mu bakire nsa gutya imeze uko ibyo byose bikuragaho nazengurutse ndi inyuma sibyo amen ubundi imana ikazi ikagukorera amadeda ugashaha agaragara abantu bari bazi muzapfa nabi uzatubigezaho uzatumaze ingoga tera haleluya urashtaye birimo neza Yesu nashimwe Yesu nashimwe kusirusa ufite ikihe kibazo njyewe ibi bintu ntabwo ndi Uzabaye nose ko ndi kumva batangiye kuvugamo n'amagambo y'Imana nikaba ari gusenga nyine ndi kukubwira ngo uyu mukobwa yanze ko dusambana bari kuvuga ibintu by'Imana bimutwaye iki ibintu by'Imana biri guhura n'ibyo mwateguye gukora ariko nsa waje unaragira n'ikinyabupfura ukumva n'abantu muzi mwabyirengagiza mukamera nkaho mutari kubyumva mugakora ibyo murakora vuba vuba bikava mu nzu ndi kukubwira ko yanze kandi nanje ari nje ntago nabyemera ni we wasambana no kumva abantu bari no kwasengera
bari kuvugamo ibya Lazaro bakavugamo ibya Yohana bakavuga ibya Matayo ni gute ibintu byo gusambana na Matayo ibyo bintu birahurira he muzi ubwo nje ngirene ko nakubwiye singo birukana bavana hano nikorera ibyo ndakora ubo nabwira abakristo bangana kuri ngo muhaguruke mutahe ntago ari amafaranga ndi kuguhasi byacenze wenda bisabye ko ago wampaye ga mbere munaba nk'ugatsibije kandi mafaranga mfite ni service naguze kandi byose nta nubwo twabivuga rero niba nta kandi mafaranga ufite nawe gabanya ubutegetsi ukora ibyo urakora nk'uko urabikora birangiye babwire bahore simbabwiye ngo bahore ariko rero nsabi ibi bintu ntago birapfa gushoboka kwizina y'Imana nuko turabijana ariko niko nsabuze ko amafaranga avuna ndabizi garafuna ariko niba nta kandi ubutegetsi ufite nawe gabanya amabwiriza Okay, noneho ni ibintu biri kumvikana. Ndakubwiye ngo nsubiza amafaranga nje gukorera hano. Ako singusubiza amafaranga yawe. Nose niba umuntu yateguye ibintu bye. Ko nari biteguye ibintu nshaka kwishima. Ko nta mahane nari nshaka gushiramo. Wamba bari twumvikana ibintu nkuko twabikora. Nuzibu ubangamiwe niki? Bari kunza kuriza. Cyangwa niba bashaka no kuvuga bareba izindi ndirimbo baririmba ntibaririmba indirimbo z'Imana. Baririmba izihe? Baririmba izisi. Baburuze nibakora kinyuma. Bande barakora kinyuma. Nibaririmba kinyuma. Umuntu waje gusenga aririmba kinyuma. None bigende gute? Karibyo ari gushaka. Ko umusazi. Ariko si ni hendi kuba umusazi ntagara amafaranga. Nazo ubundi urugutegeka indirimbo bagomba kubacurangira wowe wishe bande wishe abacuranzi n'abaririmba. Okay, niba badashaka gucuranga cyangwa kuririmba ibyo nshaka niba have hano bataha. Kubera se ariko nimuje manara kanga n'abantu. Urugutsibye idini. Niki se n'amafaranga kuguhereza. Gagushiranya gubutegetsi. Ariko si ngaho mbabara runyumvire. None birasaba iki kugira abahore? Watanga gandi. Liga ibi bintu nakubwiye ngo byamaje kwinjiramo undi muyobozi. Kadati cavuze ntacu narenza niwe wubatse inzu. Wamubwira muhamagaraze nk'abari we ngihera none. Gute se ushaka ngo none si rero nsaba ibi bintu nje bimaze kundanga. Umva kandi. Reka nkongere igihumbi babwire baceceke. Igihumbi naho nababwira ngo baceceke. Birasaba ngaye kugira abahore. Nabaza data ariko naco pfa kuzana nk'ibihumbi 30. Yo 30 si bivehe. None nje ngirene. Ngaho noneho bambwire bahindura injana gusa. Akuraje kuhagarara imbere y'abakristo babwire ngo nimushiremo akinyuma. Ibyo bintu kumva none ko nanje ari byo nkene ariko muje muramenya gucuruza service abantu bose mubashire ku kigero kimwe. None murahereza ke yabamwe abandi muzibime ntagara amafaranga twese. Yego nibyo nabyemeye ndavuga ngo iyi nzu ni imbera byumbi. Ariko watunguranye ntaho nari nzi kuba umunsi amarogi garakora n'urusengero rwakoze. Biri kunsaba iki? Biri kugusaba gakandi gambere navuze. 40 45. Gira abantu bose mbone bazamutse. Agananga urukumba. Ni ibihumbi 2. None si amafaranga yose amaze kuguhereza ni makeya. Haguze ko nari kintu na kimwe ninakora. Ndikumubwira ngo kuramo imyenda agahita yumva barahimbaje. Akambaza ati ndakoramo imyenda bari guhimbaza. Kandi nanje koko nakumva nkumva ibintu ari kuvuga nibyo. Akora bundu uwo mukobwa ntiyahoze muri korali. Yahoze muri korali nyine. None se bura si nko kumushabura mu bwonko. Cyaba ibintu bimutangiye mu byize vu. Uko turi kubikora nuko turabikora ibyo ntago bikureba. Sibyo? Ndakubwiye ngo mbabara wivanga ibintu. Uri kuvanga indirimbo z'Imana ukavanga n'abantu. Si nanje wimbwira naba ko magambo ariko n'amafaranga ntago nshaka kumva. Si ubundi wababwira bakaba banyihangane kari iminota 30 cyangwa 40 bakaba bagiye bakongera bakagaruka. Ako mu bwonko bwawe habagamo ibiki? Basutsemo amazi. Reba hano batuma bose batumire rimwe. Bagende bashoreranye bajanye sikonsunika. Sibyo? Yego. Ndibuka ngo Imana umunsi umwe yatumye Yesaya ngo agende mubwire Hezekiya ati yawe gupfa urapfuye birarangiye ahubwo sezera. Yesaya ageze aravuga ati Hezekiya we Imana yantumye ngo urapfuye birarangiye kuko Hezekiya yari kukaraga. Hezekiya arangiye aravuga ariko bana we nta muntu wifuza urupfu. Sibyo? Hezekiya aravuga ati ntabwo nshaka gupfa. Nimpumyi nagaburiye n'ibipfama n'irimo n'urusengero nitanzeho yibutse imirimo Imana yayikoreye byose. Hanjye aravuga ati hoje muyimbwire uti koko mpfa n'ibi bintu byose nakoze. Haleluya. Hezekiya yongejwe indi myaka. Ntibikimwe. Ganagiki. Nago kugira ngo ibintu byose turi gutekereza tubihindura ahubwo dukora icumukiri ari gutekereza kuko kugira ngo dukomeze duhangane nawe ntacu byatumarira.
ari gutekereza iki ari gutekereza ko icaba ciza ari uko twahindura ngo injana turi gucuranga kuko ngo ziri kubangamira amatwi y'ibyo ashaka gukora nuko bakaririmba iki abantu bagashiramo nk'amagare bagashiramo sosiso bagashiramo imineke bagashiramo kokombure bagashiramo ibintu bijanye nk'izo ndirimbo nyine kuvuga si byavuzwe mu gihe ndirimbo byavuzwe muri za ndirimbo z'abahanzi bubu nyine zigezweho zira ndirimbo baga kuvuga ngo agandi magambo atari meza none se ba Kristo uraje kubaririmbisha izihe ndirimbo zitari zo mu gitamo nizo gusenga no guhimbaza none se mu gihe ufite umukiriya udashaka kumva izo ndirimbo wateguye kumwumvisha mubwira mbese asohoke aje kureba handaje nuko aga amafaranga ucigatiye nusubwa abantu koko ubusubwa none ndababuza gute wowe mva nkubwire neza kwa rwasimbukanye rwose mpereza ca gihumbi nuko mpereza ca gihumbi nje mbihuze uhuze ibiki ako si wampaye niba udashaka ukima umuntu umuhaye igihumbi akagohereza 2 ubwo ukumva inyungu yabiri kuri agawe ntigaba gikuje kabiri curangira kinyuma so byo bintu barabicurangira hagana ye fata sana gute uko ubibaze gute kubona urahombye se ariko mwafata komeza kumfatisha ubwo busabusa kubera iki inzu bari masini yandi ntabwo ari yandi wari wateguye ko ibintu biraba ubwo iki wari ubizi ko ibintu biraba byanziye gute mu rusengero inzu ko ari nk'ahari Imana kuva ndi pastor aganaga kabiri gari kuyongera kugambere wahawe ubwo bikaba ugomba gucicikesha bari abantu nyine ku 300 bibiri nyine bibiri ni makeya shaka ukubwira uwo muhungu aza twivuganire mwivuganire siki ngo sibaryame kubeburi nubwanje nubwawe nyine mana we nuwe bundi naberekeza bukuru ibasha kubya bishogoshogo byanyu hari ahantu banyaye hameze kura niho ndabaja none ndarara he ubwo ko bagiye kwagira umujabwe gutezera yatangira no gukora ngo mwamubangamiye mukamubuza gukora ibintu byose none sibwo baceceka bate wajya ngo bahindura indirimbo nyine sa nkaho ucangiza amakanu ka kiyasi ndetse tubabwira mwindohereza abakristo ko musabuza kubera Imana kubera Imana kubera Imana kubera Imana kubera Imana yabashaka gasano reka mbabwire mw'abantu Imana ni umugabo cyangwa si umugabo ni umugabo muzikurinda mana we muzikurinda nukuri warinze nsabi urinda pasite uterura murinzi waroza shara murinzi ariko mana we uzikurinda mana we uzikurinda niho muzikurinda urabizi pe urashoboye waraturinze itorero ryacu urinda abandi bose abarwayi urabarinda mana uzikurinda wese
wese aza mwisaje kureba uburanga wari kubuwa yaza kureba abatunzi wari kubuwa tumushimira kuko yaje mu isi nshima umwami wo mu ijuru nanga icyo mushimira narimo taramuhora narimo yarangiza yego muse nk'abari kugira yego tumushime 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 nta majwi mufite we tumushime 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 sogokuruza bari mu mibabaro tumushime 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 we tumushime 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 murukumaza amafaranga mudashoboye gukora ibintu twumvikanye igenda kubwira ngo muhore umuntu yikore byarakora ntago muri kunyuma zikora itata ndi kubwa ngo naceceka kanga guceceka ahubwo akabwira abantu ngo nibongeze amajwi amafaranga amaze kubahereza sinagiye ariko none urukumva nje ariko ntagize kugira ngo ibintu bigende mkwari nakubwiye ko yaza ko dusambana bari gusengera izina ry'igihe muri mwese ntidutabikora ujye gusenga nawe wibereye mu byawe hano mu ndakubwira munsubiza amafaranga anje niba mudashaka kunkodesha ibyo murankodesha aha habaye ubusambaniro kuva ryari kugeza ryari pasti hano habaye mu maroji cyangwa mwe mutuze mwe igenda babwira ngo niba mudashoboye no kuririmba izindi ndirimbo mushiramo n'akinyuma wenda bigira inzira ntabwo mumeze nese agamajwi kari kubasanga amajwi katagera mu nzu ni gute ubu waje gusambana n'umuntu ukumva n'iteraniro riri hano hanze niba uko kuri umusambanyi ruhagwa agamajwi g'abakijijwe gagutwara ku buryo wowe wasambana ukumva ijambo ry'Imana hano imbere yawe hari icyo nakubwiye niba mudashoboye kwirukana bano bantu ngo bagende cyangwa umunsubiza amafaranga umusambanya turi kubacurangira none ibintu byakeneye kwanza maze gusarara hejuru yawe ntabwo ari amafaranga natanze ngo muraba nabi iryo jambo ukoresheje ni ijambo ntabwo dukeneye gusambana hano mumereza amafaranga mwagendaga mwinyabya namwe ku ndakubwiye mumereza amafaranga twirirwaga turi gusengera no sinamafaranga amaze kuba musambaniro koko ndakubwiye amafaranga nigeze nsambana nawe yego rataro bakwiye guterwa isoni n'ibi bintu mukoreye aha ko si muri kuje ko uzo umwuka narindi ndakubwiye mu mafaranga anje we mumereza amafaranga anje nta na serivisi zanjye gikeneye ni ikibazo kireta gikemuka bikarangira tugasenga ni icyuma nari mbatishije ngo biyange ariko nk'ubu wamba uri kanyu wanyumvishije ko barisambaniragamo oya nasi twese tukukora mumereze vugana na data niwe wubatse sibona hari amafaranga vugana na data ndakubwiye mumereza amafaranga anje vugana na data tumaze rero twumvikane wa muhungu nigeze mvugana nawe ariko bavugane nawe nta mafaranga nagwaye neza amafaranga anje kiravuga maze rero wa musambanyi ndakubwiye ngo mpereza je amafaranga nta kintu na kimwe nkoranaga n'abasambanyi fata muhereza ubuzire fata ubuzire bwawe nagaga ko nyine naguhaye
mana yanjye mana yanjye wari ufite akandi mfite akandi kahe nari kakandi turi kuja turakurana fata nawe niba udashaka ko abantu muja mu bishimbo ushaka ahandi hantu urakorera kuri kubona ibintu byose sina hejuru yawe umva se cyose musiga ko amafaranga munyekana itorero ni ngombwa ngo usambanire ahantu hatari ijambo ry'Imana waba se icyo ubikora ese kujya wambaye ubusa mugiye gukomereza aho iwabo urugo rwose ndi gusigira tugiye gukora mu bishimbo n'umunini niho twamenyereye ko twari turi kujana injana nkeya ubu mukoze turi kubacurangira kari akayengero biba bigoye gusambana ahantu hari indirimbo z'Imana nziza n'izisi byari birarutwa bano bakristu bakaririmba k'inyuma